Muraho, murakaza neza ku muyoboro wanyu wa YouTube kandi murakoze gufata aka kanya. Ndifuza gusangira namwe inkuru nziza yadufasha kumva zimwe mu ngorane Yesu yahuye nazo ku musaraba, ndetse n'inyungu twakuyemo cyangwa twakuyemo mu kuzuka kwa Yesu. Ubu butumwa nabuhaye umutwe uvuga ngo ikiguzi Yesu yatanze ku musaraba n'impamvu twizihiza izuka rye. Ubwo reka rero dusabe umwuka wera maze utuyobore ubwo tugiye gusoma ibi bintu twese numva twagombye gusobanukirwaho. Reka rero dusenge, mumfashe reka dusenge ubwo tugiye kumva aya mayobera matagatifu. Dusenge. Yesu mwiza, abana bawe twongeye kwicisha bugufi, turashimye iki gikorwa wakoze. Mana isumba byose, ni wowe wemeye kureka umwana wawe w'ikinege ngo aze akore ibi bintu umuntu wese atashoboye no kumva uko byagenze. Rero ubwo tugiye kubinonosora, tugiye kumvamo bimwe na bimwe, turasabye umwuka wera ngo umwuka wawe wera aze afate aka kanya. Reka twicishe bugufi mubyeyi mwiza, maze wowe mwuka wera uze udusobanurire ibigiye kuvugirwa muri iki kiganiro byose. Turashimye ko dushaka kumva aya mayobera kandi akagira icyo atumarira. Turashimye ko uri kumwe natwe mwuka wera. Turashimye ko turangiza nibura dusobanukiwe ndetse tukagira n'abandi tubibwira. Habwa ikuzo n'icyubahiro, Mwami usumba byose, tubisabye mu izina ry'uwatubambiwe Yesu. Amen. Reka tujye twiyumvisha ko buri muntu wese wihaye Uwiteka aba adasanzwe. Mu Baheburayi igice cya 10 umurongo wa 14 uratubwira ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Urupfu n'izuka rya Yesu bituma abamwemera bagenda baba intungane imbere y'Imana, kuko umwuka wera ugenda ubasukura buhoro buhoro iyo bamwemereye. Ibyo bikadutandukanya n'icyaha, kugira ngo Uwiteka ajye yabagira inzabya z'umumaro. Ndasenze ngo umwuka wera aze aganze mu buzima bwacu. Umwuka wera aze atuyobore. Umwuka wera atwegereze Imana yacu, maze dusobanukirwe kurushaho no kubaho neza ubu buzima bw'abakristo, kuko tuzi icyo Yesu yadukoreye. Abemera Yesu tuzi ko yarabambwe ku musaraba. Yabambwe ku musaraba kubera ibyaha byacu. Ubwo rero wenda muri twe hari abavuga ati, ese kubambwa ku musaraba, kumva ngo yabambwe ku byaha byacu, niki kindi bitumariye? Ku musaraba Yesu yatanze ibikenewe byose ngo dukizwe ibyaha n'urupfu mu mwuka. Urupfu mu mwuka. Ku musaraba Yesu yakoze byinshi. Igihe Yesu yapfaga ku musaraba, ibyaha by'abantu byose byaje kuri we. Yafashe ibyaha byanjye, afashe ibyaha byawe, ibyaha by'abantu, abamukunda n'abatamukunda, byose yarabyikoreye kuri uriya musaraba. Ibi byamubayeho kugira ngo atubere umugisha, maze aduhe ibyiza byose bijyanye na gahunda adufitiye. Turabizi muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 uravuga ukuntu Yesu adufitiye gahunda z'ubuzima. Gahunda adufitiye ni nziza, ntabwo ari mbi. Ubu rero yapfuye ku musaraba kugira ngo izo gahunda zizajye mu mukoro, ntihazagire ikiza kubisopanya. Apfa ku musaraba kugira ngo atwereke urukundo adukunda, maze tumukurikire, maze adufashe muri iyi nzira itoroshye, maze tumubere inzabya z'umumaro,
maze adukoreshe kandi abihererwemo icyubahiro kandi natwe tubibyuhiremo kuko ni umugisha gukurikira Yesu Kristo. Iki gikorwa yakoze kitwereka ubuntu bw'Imana. Yesu yemeye gupfa ku musaraba kugira ngo atubere umucunguzi. Ibi byari byarahanuwe mbere y'imyaka 100 binyuze mu muhanuzi witwa Yesaya. Reka turebe muri Yesaya 53:6. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Kubera urupfu rwa Yesu ku musaraba, twese abana b'abantu dufite imbabazi z'Imana. Ibi bigaragazwa n'uko Yesu amanitswe ku musaraba. Nuko Yesu amanitswe ku musaraba, Uwiteka yemeye kutubabarira ububi bwacu twese. Wenda hari abari kuvuga bati, ibi biratubwira iki rero? Ni ukuvuga ngo nubwo ducumura, ingaruka mbi zose z'ibyaha, ingaruka z'ibyaha byacu Uwiteka yabishyize kuri Yesu kugira ngo atubohore ingoyi y'icyaha. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwa Yesu gutuma tubabarirwa ibyaha byose, akanini n'agatoya. Iyo dukiranutse muri Yesu turababarirwa. Iki kiganiro cyacu twakigabanyijemo ibice bibiri. Harimo A na B. Igice cya mbere kiravuga guhana k'Uwiteka kwabaye mu buryo bw'umusaraba wa Yesu. Igice cya kabiri kikatubwira ibyerekeye ibyabaye mu kuzuka kwa Yesu. Ubwo rero reka dukomeze turebe igice cya mbere. Guhana k'Uwiteka kwabaye mu buryo bw'umusaraba wa Yesu. Reka turebe ibintu 8 bivuga ku guhana k'Uwiteka Imana yacu, bigizwe na A na B. A iratubwira ibintu bibi byakorewe Yesu. Naho B iratubwira ibintu byiza Yesu yadukoreye. Ubwo rero icya mbere kiri muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ngiye gusoma. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. None rero bavandimwe, guhana kw'Imana muri iyi mirongo dusomye muri Yesaya 53 4 kugera kuri 5, harimo guhana kw'Imana kubiri. Ukwa mbere, A, ibibi Yesu yahuye nabyo. Yesu yahanwe. Yesu yarahanwe. Turabyumva neza ko ahangaha Yesu yahanwe muri iyi mirongo tumaze gusoma. Iyo ni A. Icyiza Yesu yadukoreye B. B iratubwira ngo Yesu yahanwe kugira ngo tubabarirwe. Ubwo turangije icya mbere. Icya kabiri ni iki Yesu yakoze cyamubereye cyari gikomeye. A, Yesu yarakomeretse. Twabibonye hari ukuntu Yesu yakomeretse. Naho ni iki se Yesu yakoze cyiza kuri twebwe? Yesu yarakomeretse. B, kugira ngo dukire. Reka twongere tujye ku wundi murongo. Tujye ku wundi murongo utubwira
ibyo Yesu yahuye nabyo. Guhana k'Uwiteka turagusanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5:21 kiri kutubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Uti se ubundi guhana kw'Imana kuri he aha ngaha? Tugiye ku mubare wa 3, guhana kw'Imana muri iri jambo dusomye. Ni ibiki byababaje Yesu muri iyi mirongo dusomye? Yesu yahinduwe icyaha. Yahinduwe icyaha, ni icyaha cyacu kugira ngo dukire. Yesu yahinduwe icyaha kugira ngo dukire. Naho B, ni ibiki Yesu yakoze byiza ku bwacu? Yakoze biriya kugira ngo duhinduke abakiranutsi no gukiranuka kwe. Yabikoreye kugira ngo duhinduke abakiranutsi no gukiranuka kwe. Nibyo byiza yadukoreye hariya. Reka rero dukomeze ku rindi somo dusanga mu Baheburayi 2:9. Uti se hano ni ibihe bitubwira guhana kw'Imana, guhana k'Uwiteka? Ni ukuhe guhana k'Uwiteka dusanga muri iri somo mu Baheburayi 2:9? Reka twumve icyo bitubwira. Ahubwo tubona Yesu wakishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro n'urupfu byanjye. Kubw'umubabaro n'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Reka nongere nsome Abaheburayi 2:9. Ahubwo tubona Yesu wakishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Reka rero turebe guhana k'Uwiteka hano ni ukuhe? Ni ibiki Yesu yahuye nabyo byamubabaje ku bwacu? Yesu yatugerageje urupfu. Yesu yapfuye, yagiye ku musaraba arapfa kugira ngo atugure cyangwa se atwigarurire, cyangwa se ngo tumukurikire tubone urukundo adukunda. Iyo ari A, ibibi Yesu yahuye nabyo ku bwacu. B, turareba ibyiza Yesu yakoze hariya ku bwacu. Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo dusangire ubuzima bwe. Nta kuntu twari gusangira ubuzima bwa Yesu atabanje kutwereka urukundo adukunda. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Reka rero dukurikire dukomeze icya 5, kiri muri Galatiya 3:13 kugera kuri 14. Guhana kwa 5. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditse ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Ngiye kongera gusoma iri jambo rikomeye dusanga mu Bagalatiya igice cya 3:13 kugera kuri 14 kitwereka guhana kw'Imana Yesu yahuye nako. Galatiya 3:13-14. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko.
ahindutse ikivume, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditse ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Uti se ubundi guhana k'Uwiteka kuri he aha ngaha? Yesu yagiye ku musaraba, ajya ku musaraba yahabereye ikivumwe. Ni ukuvuga ngo ibibi Yesu yahuye nabyo, Yesu ku musaraba yatugiriye umuvumo. Yesu ku musaraba yahabereye umuvumo. Aho kugira ngo abe ari twe twitwa abavumwe tugiye ku musaraba, ahubwo ni Yesu wagiye ku musaraba maze aba ari we witwa ikivume, nk'uko twabisomye hariya ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Yesu yaragiye, nicyo kibi yahuye nacyo, amanikwa ku musaraba maze yitwa uvumwe. Uti se ni igiki cyiza Yesu yakoze hariya? Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo tubone imigisha. Warakoze Yesu. Twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bakorinto ba kabiri, umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 9. Abakorinto ba kabiri igice cya 8. Abakorinto ba kabiri igice cya 8 umurongo wa 9. Reka turebe guhana kw'Imana dusanga muri iyi mirongo. Kuko muzi ubuntu bw'Umwami Yesu, kuko muzi ubuntu bw'Umwami Yesu wacu, gatsubiremo, kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Uti se guhana kw'Imana muri iyi mirongo kuri hehe? Igisubizo ni uko Yesu yihanganiye ubukene bwacu. Uti se icyiza Yesu yadukoreye hano ni ikihe? Kugira ngo dushobore kuba abakire. Yesu yihanganiye ubukire bwacu, Yesu yihanganiye ubukene bwacu kugira ngo dushobore kuba abakire muri we. Reka rero dukomeze tujye kuri nimero 6 itubwira guhana kw'Imana dusanga mu Baheburayo. Ngiye gusoma Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 10. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremwe, kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshyaho, iyobora abana benshi mu bwiza itunganije bwose, umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Ngiye gusubiramo iyi mirongo dusanga mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 10. Reka nsome. Bari kutubwira ngo ni iki se Yesu yaba yarakoze ku buryo twacyita ko Imana yamuhannye hano? Ni iki se cyiza Yesu yakoze kuri twebwe? Reka nsome. Abaheburayo 2:10. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshyaho, iyobora abana benshi mu bwiza itunganije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Iyobora abana benshi mu bwiza itunganije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Hanyuma rero reka turebe guhana k'Uwiteka muri iyi mirongo tumaze gusoma. Tugeze kuri mubare wa 7. Ni ibiki se Yesu yahuye nabyo byamubabaje? Yesu yihanganiye isoni zacu.
kwihanganira isoni zacu ari umwana w'Imana, ibi ntabwo byoroshye. Ni iki se cyiza Yesu yaba yaradukoreye muri iyi mirongo tumaze gusoma? B. Yesu yihanganiye isoni zacu kugira ngo dusangire icyubahiro cyayo, icyubahiro cy'Imana. Umugambi w'Imana kwari ukuzana abahungu benshi icyubahiro, kwari ukuzanira abahungu benshi icyubahiro. Ibyo byashobokaga kuko Yesu yihanganiye isoni zacu kugira ngo dusangire icyubahiro cye. Urumva ukuntu Uwiteka yacishije bugufi akareka tukanasangira icyubahiro cye. Yesu habwa icyubahiro kuko urakoze. Kandi none rero bavandimwe, kurekura buri munsi, bavandimwe, kurekura buri bucakara bitangwa binyuzwe ku musaraba. Ni ukuvuga ngo kurekura ikibi cyose duhura nacyo, ububi bwacu, intege nke zacu, ibyo twakoze bidashimishije Uwiteka, ibi byose birekurwa binyuze ku musaraba wa Yesu. Birekurwa ari uko twemeye Yesu tukamwakira, Yesu akabyikorera maze akaduha imbaraga zo gutungana, tukaba inzabya z'umumaro, mbese akatubona, akatwishimira. Ubwo rero turangije iyi nimero ya 7, tugiye kuri nimero ya 8 ariyo ya nyuma. Iyi ngiyi turayisanga muri Zaburi 22 umurongo wa 2. Reka turebe. Iratubwira ngo Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye? Reka nongere nsubiremo iyi Zaburi 22:2. Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundehesheje, niki kikundekesheje ukaba kure ntuntabare, kure y'amagambo yo kuniha kwanjye? Aha ngaha Yesu yari yashavuye rwose, kubera ko yaratakaga ububabare bumereye nabi. Ibi biri muri Zaburi 22:2. Uti se guhana kw'Uwiteka kuri he muri iyi mirongo tumaze gusoma? Guhana kw'Uwiteka, tugiye guhana kw'Uwiteka kwa 8. Yesu yihanganiye kwangwa. Yesu yihanganiye kwangwa, yagiye ku musaraba, bamukorera urwamfura mbi, arababara, yewe n'inzira y'umusaraba yari yuzuye ibintu biremereye, ibigeragezo bitoroshye. Aha ngaha rero ikintu twavuga ko cyaba cyitwa guhana k'Uwiteka muri iyi mirongo, ni uko Yesu yihanganiye kwangwa n'abantu akunda. Hanyuma uti se n'iki Yesu yaba arakoze cyiza kubera twebwe? Buriya Yesu yahuye na biriya bigeragezo, yemeye kwicwa nabi bw'umubozo, arakubitwa, ahura na biriya bigeragezo byose byatumye ageraho ababara, agavuga aya magambo tumaze gusoma muri Zaburi 22:2. Ibi byose yabigize kugira ngo icyiza yakoze, kugira ngo twebwe twemere, kugira ngo njyewe nawe twemere, kugira ngo nemere. Ibi byose yabikoze kugira ngo atwereke urukundo adukunda, maze tumukurikire kandi aduhe n'imigisha yo kumukurikira, nubwo azadukoresha bikaba bitazatworohera, ariko azaba ari kumwe natwe, maze yiheshe icyubahiro. Nitwe yakunze, yadupfiriye kugira ngo tumukurikire kandi adufashe muri iyi nzira itoroshye. None rero muvandimwe, bavandimwe, reka dushimire Yesu ku byo yadukoreye. Ubu rero turangije igice cya mbere cy'iyi nyigisho kitubwira guhana k'Uwiteka kwabaye ku buryo bw'umusaraba wa Yesu. None tugiye ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri kiratubwira ibyabaye ku musaraba wa Yesu. Muri iki gice rero turakoresha ijambo ry'Imana. Reka turebe ku byabaye ku musaraba wa Yesu dukoresheje ibyo dusoma muri Matayo igice cya 27. Ndasoma imirongo
51, Matayo 27, 51 na 52, ubwo nkomeje kugera kuri 56 ndagenda mfata imirongo mike mike kugera kuri 66, Matayo 66, hanyuma turarangiza dusoma Matayo 28, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 10. Ubwo rero nk'uko nabivuze ngiye gutangira nsoma Matayo igice cya 27, umurongo wa 51, nongere nze gusoma umurongo wa 52, ubundi ndagera kuri 66, ndagera ku murongo wa 66 ngenda mfata bike bike mu mirongo dusanga muri iki gitabo cya Matayo. Ndasoma rero Matayo 27, 51. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigiswa, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Reka nongere nsubiremo iri jambo dusomye muri Matayo 27, 51. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratitigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Nshuti bavandimwe, aha murumva icyabaye igihe Yesu yitaba Imana. Bari kuvuga ngo umwenda utandukanya ahantu hera n'ahantu hera cyane watanyaguwemo kabiri ku rupfu rwa Yesu Kristo. Ibyo rero bikaba byerekana ko inzitizi hagati y'Imana n'ikiremwamuntu yakuweho. Ni ukuvuga ngo nkumva iyi nkuru aho nayumviye, ntabwo ngomba gutakamba ngo abantu abe ari bo mbwira ngo munsengere, abantu ngo ari bo bangira kwa Yesu, bantakambira, bansabira. Yego nabwira abantu ngo bamfashe, ariko hano biratubwira ngo inzitizi hagati y'Imana n'ikiremwamuntu yakuweho kubera uriya mwenda utandukanya ahantu hera n'ahantu hera cyane watanyaguwemo kabiri ku rupfu rwa Yesu Kristo. Yesu ahabwe icyubahiro. Reka nongere mbatere umwete, tujye twese tujya kwivomera. Hari n'igihe twabwira ngo kanaka ajye kutuvomera akikiriza ariko ntabikore, akikiriza kugira ngo atwikize. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tujye tujya kwivomera, tujye ku mavi, dusabe, dusenge, tubwire Yesu. Arabyumva kandi arasubiza. Uwiteka ahabwe icyubahiro kuri iyi mirongo dusomye. Noneho abantu bose bafite umudendezo, abantu bose, njyewe, wowe, umuntu wese uzi ibyo Yesu yakoze kuri uyu musaraba, umuntu wese wemera Imana afite umudendezo wo kwegera Imana kubera ibitambo bya Kristo ku bw'ibyaha byacu. Yitanze ku musaraba ku bw'ibyaha byacu. Kiriya gikorwa yakoze cyaduhaye inzira, cyaduhaye umwete, cyangwa se cyaduciriye inzira kugira ngo tujye tunyuramo igihe cyose dusanze Uwiteka, tugende twumva ko tuzi Yesu watubambiwe ko kandi yaciye inzira, mbese yadufunguriye umuryango. Tugende dutakambe maze adufashe, kuko niwe aradukunda, niwe wadupfiriye, ashaka kudukoresha, natwe tumugireho umugisha. Haleluya, amen. Reka rero tujye kuri Matayo 27, 52. Ubwo ndakomeza nsome kugera kuri 66. 52 haratubwira ngo ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa.
Yozefu wo muri Arimatiya yari umuyobozi w'Umuyahudi n'umwigisha wa Yesu mu ibanga. Ubwo rero yaje gusaba kugura umurambo wa Yesu. Yaje gusaba kugura umurambo wa Yesu ku musaraba kugira ngo awushyingure. Uti se abigishwa be bari bari hehe? Kugira ngo uwakurikiraga Yesu mu bwihisho abe ari we ujya kugura umurambo wa Yesu. Reka twe kuvuga gusa ngo ni uko yari afite amafaranga yo kugura uwo murambo, ahubwo reka turebe uko byagenze icyo gihe, impamvu abigishwa atari bo bahise baza. Hano rero abigishwa bakurikiye Yesu ku mugaragaro bari bahunze. Bari bagiye kwihisha, bari bagize umushyitsi, bari bazi ko ubwo bafashe umuyobozi wabo, ubwo bafashe Yesu nabo barabafata. Bari bagiye rero kwihisha bahunze. Ariko iriya ntwari Yozefu wamukurikiye rwihishwa yaje gukora iby'intwari yose yakoze. Reka natwe tujye dukurikira Yesu. Reka Yesu aduhe imbaraga, tumukurikire ku mugaragaro kandi tumukorere, two guhungabanywa n'ibintu byatuma dutekereza ngo turicwa, ahubwo tumukorere, yiheshe icyubahiro, aduhe ubutwari bwo guhaguruka nk'uko uyu mugabo Yozefu yahagurutse. Natwe tugende dukore umurimo w'Uwiteka kandi Yesu abiduheremo umugisha, kuko iyo tubikoze gutya aba ahari kandi akaduha ubutwari bwo kubijyamo neza, tukabihagararamo neza, tukamubera urwabya, inzabya z'umumaro, kuko yaravuze ngo ingoma yawe yogere munsi nk'uko yogeye mu ijuru. Ubwo rero ni twebwe abahagurutse tugashyira isoni, tukagenda tugashyira isoni n'ubwoba, tukagenda tukamukorera. Reka dukomeze ibyo turi gusoma muri Matayo igice cya 27, iriya mirongo ya nyuma, ngo ku bwinjiriro bw'imva ya Yesu hashyizweho ibuye rinini. Iryo buye ryashyizweho n'abasirikare bo kuyirinda, kubera ko abayobozi b'Abayahudi batekerezaga ko abigishwa ba Yesu bashoboraga kwiba umurambo wa Yesu maze bakavuga ko yazutse. Nta mahoro bagize nabo, nubwo babonye ko batumye yicwa, ariko nabo nta mutima utekanye bari bafite. Reba ibyo bakoraga icyo gihe. Yego umubiri wa Yesu wari washyizwe mu mva, ariko umva mwene data, umva bavandimwe, ngo umubiri wa Yesu wari washyizwe mu mva, ngo ariko kubora n'urupfu ntibyashoboraga kumukoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Umubiri wa Yesu wari washyizwe mu mva, ariko kubora n'urupfu ntibyashoboraga kumukoraho. Nicyo yagombye gukora kugira ngo yerekane ubumana bwe. Imana ishimwe. Umumarayika w'Imana yaje kwigizayo ibuye rinini ryari ku mva kugira ngo ayikingure, maze kugira ngo ayikingure, maze haba umutingito ukaze. Ubwo urumva igitangaza cyabaye. Umumarayika w'Imana yaje kwigizayo rya buye rinini abayobozi bashyizeho kugira ngo Yesu batamutwara. Umumarayika w'Imana yaje aza kuryigizayo, ryari ku mva kugira ngo yaryigijeyo kugira ngo yarikinguye kugira ngo abantu bamenye uko Yesu yazutse. Ngo umumarayika w'Imana yaje kwigizayo ibuye rinini ryari ku mva kugira ngo ayikingure, maze icyabaye ni uko habaye umutingito ukaze. Yapfuye kurikoraho gusa araryigizayo, nubwo ryari rinini cyane. Imana ikora ibitangaza, umutingito uraba. Nuko marayika ntiyafunguye imva ngo Yesu wazutse asohoke, ahubwo yagiraga ngo abantu bashobore kubona ko yazutse. Icyo gikorwa marayika yakoze yagiraga ngo abantu babone ko Yesu yazutse. Ntabwo yagikoze kugira ngo akingurire Yesu wazutse ngo avemo, kuko Yesu ni Imana, yari yavuyemo deja, yagiye ari guhura n'abantu hirya no hino, abantu b'abayoboke. Nuko
Ubwo rero turongera tukumva ko ngo bukeye bwaho ku isabato kare cyane mu gitondo Mariya Magadalena n'abandi bagore basubira ku mva bagiye kosa umurambo wa Yesu. Maze basanga ibuye ryasubiye inyuma. Ibaze uje wirukanka, uje kureba umukunzi wawe nubwo yari yapfuye, ariko usanze umuryango urarangaye. Ibaze uko byagenze icyo gihe. Nyine bagize ubwoba, bibaza uko byagenze. Nuko ngo n'abazamu babonye ibyabaye bajya kubwira abayobozi b'Abayahudi uko byagenze. Ubwo urumva nyine nta kindi abayobozi bakoze, bahise bahinda umushyitsi, bahimba inkuru ivuga ko abigisha ba Yesu bibye umurambo we mu gihe abarinzi bari basinziye. Mbese urebye abafarisayo ntibashoboye kumva ko nta kintu na kimwe gishobora kubuza umwana w'Imana kuzuka mu bapfuye. Bakoze uko bashoboye, bashyiraho icyo kibuye kinini, bashyiraho abo bazamu ngo bamurinde, yewe mbese ibyo bakoze byose byapfuye ubusa, kubera ko ntabwo bari bafite izo mbaraga, bari bafite uko kumva ko nta kintu na kimwe gishobora kubuza umwana w'Imana kuzuka mu bapfuye. Byabaratangaje nabo byarabacanze mbese urebye. Urupfu rwa Yesu rwaherekejwe nibura n'ibintu bine by'ibitangaza. Reka turebe rero ibintu bine by'ibitangaza byaherekeje urupfu rwa Yesu. Umwijima, gucamo kabiri muri icya mbere cyari umwijima, apfuye haje umwijima. Habayeho gucamo kabiri muri umwenda ukingiriza mu rusengero, haza kuba n'umutingito, ndetse umutingito kubera ko umumarayika yaraje akuraho rya buye haba umutingito. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, abapfuye bazutse mu mva zabo. Urupfu rwa Yesu rero ntirwashoboraga kugenda bitamenyekanye, ntabwo byashoboraga, kuko abantu bose bari bazi ko hari ikintu gikomeye cyabaye. Urumva nyine n'ibyo bintu byabaye, izo miracle zabaye, ibyo bitangaza byabaye nabyo byerekanye ugukomera kwa Yesu, nubwo bari biyumvishije ko yapfuye. Ubwo rero turangije gusoma iriya mirongo, mbese ide dusanga muri Matayo 27 kuva ku murongo wa 51 kugera kuri 66, twiyumvisha impamvu Yesu yazutse ku musaraba n'ibyabaye. Reka rero dukomeze iri somo tureba muri Matayo 28 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 10. Ubwo rero reka nsome ubundi turebe icyabaye icyo gihe. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galileya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galileya, niho bazambonera. Umumarayika watangaje ubutumwa bwiza bw'izuka ku bagore yabahaye ubutumwa bune. Yabahaye ubutumwa bune aribwo tugiye gukurikira aha ngaha. Urumva ko n'abagore baratumwe.
marayika yabahaye akazi ko gukora ngo bagende. Rero natwe igitsina gore ntitukumve ko nta murimo dufite mu murimo w'Imana. Twumve ko natwe Imana yadutoranyije ko tugomba kujya duhaguruka tukagakora. Reba iki gihe ni igihe gikomeye ariko umumarayika ngo yari afite ubutumwa bwiza yahaye abagore ngo bakore. Icya mbere, ntutinye ukuri kuzuka kuzana umunezero nta bwoba. Marayika yabwiye abo bagore ati ntutinye, ukuri kuzana ngo ntutinye ukuri kuzuka kuzana umunezero nta bwoba. Ngo birumvikana nyine niba kuko Yesu yazutse, nubwo bari abadamu bagize ubwoba, ahubwo ni ukumvisha ko byari bicanze n'umunezero. Umumarayika yavuze ati ntutinye ukuri kuzuka kuzana n'umunezero nta bwoba. Reka rero natwe twizihirwe none tunezerwe kubera ukuzuka kwa Yesu. Ikindi cya kabiri umumarayika ubutumwa yahaye umugore yaravuze ati Yesu ntabwo ari hano kandi ntagomba gushakirwa mu bapfuye, ni muzima. Haleluya. Yesu ntagomba gusakirwa mu bapfuye, ni muzima. Haleluya. Ntabwo ari aha ngaha. Icya gatatu, ngwino kandi urebe. Iyi ni mesaje umumarayika yabwiye umugore Mari Magdalena wari uje kureba aho Yesu yari aryamye. Ati ngwino kandi urebe. Abagore bashoboraga kubona ko imva irimo ubusa, ko imva ya Yesu irimo ubusa, kubera ko umumarayika yari yakuyeho ibuye nabo bashoboye kureba. Umumarayika nibwo yavuze ati ngwino kandi urebe. Barareba basanga Yesu ntabwo arimo, ntabwo yari akiryamye harya bari bamusize, ahubwo yari yazutse. Icya kane, marayika aravuga ati jya vuba kandi ubwire. Ngo genda vuba kandi ubwire. Aba bagore bagombaga gukwiza inkuru nziza y'izuka rya Yesu kandi bakabikora mu byishimo. Yarabwiye ngo jya vuba kandi ubwire. Aba bagore bagombaga gukwiza inkuru nziza mu byishimo, ukuzuka kwa Yesu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe kubw'iri jambo. Imana ishimwe kumva ko abamarayika bagakoze hariya kandi n'aba bagore baragakoze, kuko nibo bajyanye iyi nkuru babwira n'abamarayika, babwire n'intumwa z'Uwiteka n'ibyagombye gukurikiraho. Reka rero tujye dushyira amanga, natwe abamama, igitsina gore, tujye duhaguruka twumvire umwuka wera, dukore umurimo w'umwevangeliste, umurimo w'Imana ntashyitwe. Reka mbese mvuge en general, natwe tugomba gukwirakwiza amakuru akomeye y'izuka rya Yesu. Twese abamenye ibyo Yesu yakoze, abazi Yesu n'urupfu yapfuye n'ukuntu turiho duhagaze kubera uru rupfu rwa Yesu, tujye duhaguruka natwe dukwirakwize iri jambo. Mbese nk'ubu ngubu iyi nkuru nziza twumvishe aha ngaha, nk'uko tuyibonye hano, natwe tuyohereze ku bandi kugira ngo bamenye ibyo Yesu yakoze kandi bamusobanukirwe. Ngo kubera ko ari urufunguzo rwo kwizera kwa gikristo, iri pfa rya Yesu ni urufunguzo rwo kwizera kwa gikristo. Ni urufunguzo rwo kwizera kwa gikristo, kubera ko nta kuntu wakwitwa umukristo Yesu atarakoze biriya ngo ubyemere. Wenda hari uwabaza ati ni kuki izuka rya Yesu rikomeye kuri twebwe? Rirakomeye ku bayoboke ba Yesu kubera ibintu bibiri. Imbaraga zagaruye Yesu mu buzima zirahari kandi nizo zidufasha gusubiza ubuzima bwacu mu mwuka w'Uwiteka. Izo mbaraga zazuye Yesu ziturimo, ni umwuka wera.
Izo mbaraga nizo zidufasha gusobanukirwa n'iryo jambo, nizo ziduha ubuzima mu mwuka, nizo zidushoboza kuko ubuzima bwacu ntabwo bworoshye, ntabwo bworohewe nta mwuka uturimo, nta mbaraga z'Imana ziturimo. Imbaraga zazuye Yesu rero nazo zirakora mu muntu wese wamwemeye. Icya kabiri, umuzuko wa Yesu niwe shingiro ry'ubuhamya bw'itorero ku isi. Nta kuntu itorero ryahagarara mu kwemera ritemera izuka rya Yesu. None rero iyi mpamvu ya kabiri y'uko kuzuka kwa Yesu ari ngombwa ni uko umuzuko we ari wo shingiro ry'ubuhamya bw'itorero ku isi. Ubwo rero ndagira ngo mbaze niba hari abantu bumva ko batarahagarara bafata icyemezo ngo bahe ubuzima bwabo Yesu. Utari muri Yesu ni gute uzahagarara cyangwa se ngo ushobore kumukurikira utaramwihaye? Tumaze kumva ijambo ry'Imana kandi ukuri rwose kutwereka ibyo yakoze n'ubuntu yatugiriye kugeza uyu munsi. Umuntu wese wifuza gukurikira Yesu kandi akaba ataramukurikira, ngiye kuvuga iri sengesho rikurikira, urisubiremo rwose n'umutima umwe kandi wemera, maze Yesu aragusanga ndetse akugirire neza, umukurikire kandi nta kintu kizaba atari kumwe nawe, nubwo inzira ye ni inzira y'abakristo kandi nubwo iba itoroshye aba ahari ngo adufashe mu biza bishaka kuduhutaza, kuko umwanzi ntabwo akunda abakurikiye Yesu, ariko uwo twakurikiye udukunda niwe watsinze urupfu, kandi atsinda urupfu ni ukugira ngo urwo rupfu ntirutugireho imbaraga, nubwo zashaka kuduhungabanya, ahubwo Yesu niwe ukomeye, niwe tugomba gukurikira. Ubwo rero niba koko utaraha ubuzima bwawe Yesu, ubwo wasubiramo aya magambo, iri sengesho ngiye kuvuga, hanyuma ukakira agakiza. Mwami Yesu, ndabizi ntabwo ndi umwere imbere yawe, wampfiriye ku musaraba, ujya mu bibazo nakomeje kumva, ibibi byose byagiye bikubaho, uremera upfa ku musaraba, maze upfa kubera ibyaha byanjye, hanyuma ku munsi wa gatatu urazuka kubera njyewe. Ndagushimye ibyo wakoze kuri uriya musaraba, none ndasabye umbabarire ibyaha byose nagucumuyeho, ndashaka kuba uwawe, nyakira mwami wanjye, ndasabye umpe imbaraga, umpe umwuka wera, anshoboze muri iyi nzira ntangiye. Ndashimye ko ndi uwawe, ndashimye ko wambabariye, ndashimye ko ubu ngiye kugendana nawe, inshoboza kandi nsabye nizeye mu izina ry'uwatubambiwe umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero ndashimye rwose niba muvuze iri sengesho mubishyizeho umutima, reka mbakire mu muryango w'abana b'Imana, umuryango w'abera b'Uwiteka. Icyo nabifuriza ni uko mwajya musoma Bibiliya buri munsi, mugashaka ahantu hari itorero ryigisha ijambo ry'Imana, mugashaka n'ahantu hari abantu bajya biga Bibiliya, mugasobanukirwa. Ubundi nkaba mbifurije imigisha yose Uwiteka yabateganyirije, kandi uru rugendo ruzabaryohere, muzanemo n'abandi, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ubwo rero ndarangiza mvuga ko buri munsi abayoboke ba Yesu bagomba kwishimira izuka rye. Yesu ni muzima kandi yatsinze urupfu. Urupfu ntirwashoboraga kugira icyo rumutwara, kuko rudafite imbaraga. Imana yazuye Yesu mu bapfuye,
yararutsinze burundu. Ngaya rero amakuru akomeye isi itigeze yumva. Nasaba ngo abayumvise dufate umwete wo kuyageza ku yandi. Niba iyi mesaje yagufashije, yohereze abandi nabo bafashwe, yewe nibanabishobora bahe ubuzima bwabo Yesu, bamukurikire dufatanye urugendo. Ubwo rero ubwo ndangije reka nsenge. Data wa twese, Mwami uhoraho, Imana yacu nziza, ndashimye aka kanya twakomeje kubana nawe, ndashimye kubw'ijambo twumvise, ndashimye kubyo Yesu yakoze kuri uriya musaraba, ndashimye ukuntu yazutse akaba ndetse yicaye iburyo bwa Data adutakambira. None Mwami mwiza, Mana isumba byose, turasabye ngo iri jambo tumaze kumva, nubwo turangije, rikomeza rikaba mu mutwe wacu tukarisobanukirwa, ndetse tukabona n'ukuntu twazaribwira n'abandi, kandi rikatugirira umumaro, rikagirira uwo mumaro n'abandi bose duhuye nabo, rikadufasha muri iyi nzira y'umukristo turimo. Turagushimye Yesu ibyo wakoze. Dufashe uturandate muri iyi nzira turimo, maze na rimwe ntituzigere dusitara. Tubisabye twizeye mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo. Amen. Ubwo rero turi kwizihirwa umunsi wa Pasika, mbifurije Pasika nziza, kandi Uwiteka akomeze abiteho igihe cyose. Murakoze. Amen.